nkimara iyo minota 5 nagiye kumva hari hiriwe hafi izuba kwa kundi bikora ibihanuka nko ku giti cy'inturusu hanyuma byamara guhanuka wabikandagiramo bikavuga ukumva birabomborekana ni nkuko nguko nagiye kumva numva amatwi yanjye yumvise umuntu urimo gutambuka atera intambwe zahondi mu gihe wa muntu akirimo gutera intambwe zahondi mita nkanura kwa kundi wari urimo gusenga uhumirije no mu butayu nyine bimwe bya gipantekote dusenga duhumirije nari impumirije kandi ndi mu ishyamba mita nkanura ndakanura ndebye n'ubuye umutwe ndebye hirya yanjye mbona harimo gutunguka umuntu w'umugabo ari maza nsanga nkimukubita amaso ijwi rirambwira ngo Stella wapfa urapfuye uriya muntu urimo kuza ahantu uri n'umusazi arakwica kuri iri shyamba nta muntu uri butabaze nta wakumva niyo wavuze induru nta wakumva piringo ahantu ziri ni kure ubu wazaga hangaho ujya kuki utasengeye mu rugo iwawe kuki utasengeye mu buriri bwawe nko usanzwe ubikora mu gihe ntari nasubiza iryo jwi cyo ntekereje kurisubiza wa muntu aba yangeze hejuru amagarara hejuru afite biriya n'igitabo cy'indirimbo yiziritse umupira mu nda kwa kundi uzingazinga ukawuzirika mu nda nk'umuntu ushonje cyane ugira ngo wa mupira umufate mu nda ahita ambwira ngo niko madam urimo kwibaza ngo ndi umusazi nje kukwica mu gihe ntaramusubiza oya cyangwa yego ahita ambwira ngo mva njyewe sindi umusazi ntabwo nje kukwica iryo jwi ribikubwirira kubeshya arambwira ngo ahubwo mva haleluya nzanywe n'uwiteka kukubwira ikimana ikubwiye uyu munsi arambwira atumva mbere yuko nanakubwira ikimana intumye nagira ngo nkubwire ngo imana irambwiye ngo muri iyi envelope yawe harimo ibyo kurya harimo ibyo kunywa byose imana irambwiye ngo ni ibyanjye nibyo byo kurya byanjye by'uyu munsi arambwira ngo muri envelope wiseguye mada sindayikoraho bikubera ikimenyetso harimo ji harimo keke harimo n'amazi imana irambwiye ngo nibyo byo kurya byanjye by'uyu munsi ahita ambwira ngo abagore b'Ikigali ndabazi iyi envelope utayitahana utayimpaye ahita nkuraho arambarangura kwa kundi wigizeyo nk'umuntu ufite ubwira bwinshi ahita afata envelope ahita ayifata mu kwaha arambwira ngo none humva rero nkubwire mbanze nkwibwire ubundi nguhanurire nkubwire icyo Uwiteka kuvuze arambwira ngo ukumbona meze gutya ntabwo ariko narindi mu bihe byashize arambwira ngo ku kwezi ni ukwa 9 ndi hano mpamaze amezi 9 kandi ngomba kuhamara amezi 12 arambwira ati ndi umuhanuzi w'Uwiteka ariko igihe kimwe nasuzuguye Imana nanga kuyumvira Imana yantumye ku muntu ukomeye muri iki gihugu murebye igihagararo ndamutinya mburaho nzanyura njya kumubwira iby'Imana yari imbwiye cyane ko byari bibi kandi bikomeye arambwira ati rero maze kunanirwa kubimubwira Imana yarababaye kuko yari intumye nyizeye maze kubabara irambwira ngo igiye kunyica impedata satani kuko niwe watumye nyisuzugura nanga kuyumvira ngo nyitumikire ubwo ntago nkiri umwana wayo ahubwo data ni satani ngo uwo muhanuzi arangije arahita akambira arayibwira ati mbabarira satani dufitanye amasinde tuziranye ku bintu byinshi uramutse umumpaye yanyica urwagashinyaguro ngo arangije abwira Imana ngo Mana mbabarira ngo usabye imbabazi sinzongera kugusuzugura ngo Imana irangije aramubwira ngo umva leta y'u Rwanda urazi yuko yashyizeho imirimo nsimburagifungo ifitiye igihugu akamaro imirimo bitaga tije icyo gihe arangije ngo aramubwira ati yego ndabizi aravuga ngo iriya mirimo ni imirimo myiza ihabwa abahawe imbabazi ariko bagahabwa nako gahano kugira ngo bagakore kabyarira igihugu inyungu nanjye rero nta mbabazi zo gupfusha ubusa mfite imbabazi ndi buguha ariko kazikorera urava mu rugo iwawe usiga umugore wawe usiga abana bawe usiga akazi kawe ujye ku musozi nzakwereka uwo musozi nuwugeraho uzawumaraho umwaka wose umuntu uzaza kuri uwo musozi azaba aje nshaka uzahanurira uzahaza uwo nzagutuma we ntuzamutinye n'aba amanyenyeri bajya kuhaza bayasize mu rugo arangije arambwira ati rero numara kuhagera kuri uwo musozi nzagukoresha ntugire icyo witwaza ntiwitwaze igisokozo nta gusokoza bihaba ntuzitwaza amazi ntiwabona amazi uzakaraba umwaka ugende uzabayo uzahava ari uko ngutumye izindi ntumwa zo kuhagukura ubwo nahamusanze umusatsi waramwizingiyeho yaje yambaye ishati y'umweru kubera igihe kirekire yarahamaze yarahindutse nk'ikigina yarahindutse nko hasi ntiyoga ntafura nta sokoza ntiyogoshesha ubwanwa yarateye ubwoba ari igikara afite amaso yatukuye yahindutse amaraso arangije arambwira ati uku nguku mbona ntabwo ariko naje nsa neza ariko kuko ndi muri tije nk'imirimo nsimburagifungo ifitiye ijuru akamaro niyo mpamvu nsa gutya n'utangazwe nuko nirabura n'izuba ryo muri ubu butayu arambwira ati rero nyimara kugera Imana yarambwiye ko ari izajya ingaburira niyo mpamvu nkubwiye biri muri envelope ko ari byo kurya byanjye by'uyu munsi ubwo yarakifite mu kwaha arangije arambwira ngo ikindi
njyewe kuva icyo gihe naziye kugeza uyu munsi mpamaze amezi 9 ngomba kuzahamara amezi 12 kandi nzahava ari uko Imana intumyeho abagomba kumbwira ko igihano cyanjye kirangiye ngataha. Nkiraha mbwira abahanuzi mwese mu nteze amatwi, aba hafi na kure, abazungu n'abirabura, abagufi n'abarebare, abize n'abatarize, uzi ko wese akoreshwa n'Imana, ujye wumvira Imana mu gihe cyawe, ugerageze ibyo Imana igusaba gukora ubikore neza ku gipimo cya nyuma, ibyo Imana igutegetse ubyumve neza ku gipimo cya nyuma. Uyu mugabo yambereye akabarore, arangije arambwira rero ngo mvuko Uwiteka Imana imbwiye. Imana irambwiye ngumva yabonye amarira yawe, ayo waririye mu butayu, ayo waririye mu buvumo, ayo waririye mu rutoki, ayo waririye mu buriri, ayo waririye ahantu hose hashoboka wasengeye. Imana irambwiye ngo ayo marira yarayabonye. None wari ufite gahunda yo kumara iminsi 3 hano usenga, Imana irambwiye ngo amasengesho yasoze. Taha ukigera mu rugo nturye, ntunywe, ntukarabe, ntugire ikintu na kimwe ukora, ahubwo uhita usoza gukiranuka kose. Arambwira ngo marayika wanjye arabahagaze, marayika arabahagarikiye uwo murimo ugiye gukora. Uhaye gusama inda y'umwana w'umukobwa, uwo wasabye Imana niwe iguhaye. Arambwira ngo kandi igiteye Imana kubikora nuko wayibwije ukuri kose ko mu mutima wawe, kandi igiteye Imana kukumva no kukumvira nuko wasutse amaganya y'umutima wawe ntaho uyikinze. Igitumye guha umwana w'umukobwa niki? Nuko umuryango washatsemo babyara abahungu gusa, nukugira ngo bibabere ikimenyetso ko abana baburiye mu bapfumo mu ijuru bahari, bibabere ikimenyetso ko abana babuze bakoze icyo bagombaga gukora cyose. Aba bahanga bize barabigenzuye, bajya no kwa muganga bashyiraho n'abaganga babibagenzurira ngo babyara abakobwa biranga. Ariko wehoho, haleluya, kuko wiringiye Imana, kuko wayitakiye, kuko wayibwije ukuri, irambwiye ngo nicyo kiteye kubikora. Iguhaye umwana w'umukobwa, wowe wayisabye niwe iguhaye, kandi ntuzibagirwe kwishima. Ndangije Mana yanjye, ubwo buhanuzi nkimara kubwakira naragagaye, numva mfashwe n'imbeho ihereye mu birenge igeze mu mutwe, kuko ibintu byose uwo mugabo yarambwiye byari byo. Ibaze ko naguye igihumura nkabura ubwenge kugeza ku gipimo ntegeze musabana nimero ya telefone. Yarateye ubwoba no kumureba mu maso, umusatsi waramwizingazingiyeho, afite inzara ndende zimeze nk'iz'igisimba ku buryo gutindana nawe ntibyashobokaga. Ariko iyo nza no kugira ubwenge nibura nkamwakana nimero, wenda ari kumpa niyo umugore we cyangwa yari yanasize mu rugo. Ariko kubera ibyishimo n'umunezero by'amasezerano yamaze guhabwa, kubera ibyishimo n'umunezero by'amagambo nari maze kwakira, kubera ibyishimo n'umunezero by'inkuru nziza nari maze kwakira, ifite ibihamya, ifite buri kimwe numvaga nkeneye kumva, nari maze kucyumva. Nahise maguruka, ya envelope yaje imfuna kare ntayo nari ngifite, nafashe birangiye n'igitabo cy'indirimbo igitenge nkizirika mu ijosi, kwa kundu ukirambura ku rutugu mitamanuka niruka. Nukuvuga ngo iminota amasaha nakoresheje nyura zanzira z'ibizigo, noneho nanyuze inzira ya hafi. Ngeze ku muhanda, kuko mu kumanuka uriya musozi wa Kizabona ukuntu ari muremure, abantu mwese mwagiyeyo murahazi, haragoye. Ariko kumanuka nari meze nk'umuntu warambitse inda ku muyaga, niruka cyane kugeza ku rwego ntabasha kugusobanurira. Namanutse ngeze ku muhanda, nahise mbona moto mpita nyitega, yo bance yose siniriwe nshiririkanya, mpita nihuta ngeze i Muhanga. Nsanga amatike byari maze kuba ku mugoroba nka saa 12, saa 11 n'igice, saa 12. Mpita nsanga amatike ameze nk'amaze kwigira hirya mo gakeya. Mpita masanga umusore warimo kumangamanga ngo udakunda kugera i Kigali hakibona, nsanga afite tike mu ntoki, imodoka yigezweho yanze kuyijyamo. Ndamubaza ese wowe ko ufite tike mu ntoki, twebwe twazibuze kubona bagiye ku matike ya saa 1 n'igice ndabigenza. Ahita ambwira ati umva mere, nje ntago mfite gahunda yo gutaha kugenda byihuse, nkunda kugera i Kigali yo umaze kwira, ati guri itike yanjye. Mpita mubazana urashaka ngahe, ansha 2 kandi ubundi tike yari 1000. 2 mpita mbimuha, ntabyo kwirwa mpenda. Numvaga icyo ntahanye gikomeye kuruta amafaranga, kandi numvaga icyo ntahanye aricyo nari naje gusaba Imana. Numvaga kuba noneho ntanagisibye akazi, ahubwo umunsi nagombaga gutabarirwaho nk'utabariho na yindi nari kuzamara nsenga bisubitswe. Numvaga mfite ibyo naba mfite byose nabitanga, ariko nkagera mu rugo nkajya gukora ikimana intumye gukora. Haleluya! Nyiraha reka mbwira abantu mwese mwumvise ijwi ryivugana namwe, mujye mwizera, kuko Imana mwituze no mu byiringiro ni wari igisubizo. Naratuje ntega amatwi ikimana ivugana nanjye, kandi nicyo nashyize mu bikorwa kingirira umusaruro. Nafashe yatike nyishyura 2, mpita njya mu modoka, mpita nza. Mu gihe ndimo kuza
na telefone umutware ndamubaza rese uri mu rugo arambwira ati wapi buse utari mu rugo nje naba mpari mariki nagiye mu mujyi nyine kwa ntamporeza kwa kundi iminsi mikuru iba irangiye nyine abantu batangiye kujya mu mujyi gutembera no kugira gute ngo barushye iminota bwire arangije arambwira ati ntago ndi mu rugo nyine nigiriye mu mujyi kutana hari se ati siwe wageze y'amahoro ndamubwira numva wimbaza ibyo kugera y'amahoro ahubwo tebuka duhurire mu rugo hari akantu keza nkuzaniye haleluya ndangije ndamubwira numva duhurire mu rugo tuwatanguranwe singutange nkuzaniye akantu keza nk'uyi Muhanga umugabo yarateze cyokoze aza nyuma yanjye nahamutanze ariko twabaye nk'abahahurira kwa kundi ugira nko mu rugo utari wahamara n'iminota nk'itanu ukabona n'undi wari utegereje araje akigera mu rugo ndaramubwira ngo ufitiye amakuru y'imva waryoshye mpuye n'Imana igenda n'amaguru ndamubwira ibindi birenze ibyo ndabikubwira mu cyumba tugende mu cyumba naramugarije mubwira uko byagenze nta koga rya vumbi navanye Muhanga ndacyari naryo bibirange n'igitabo cy'indirimbo ndacyari ifite igitenge uko nakakigarukanye kiri mu ijosi niko nkigifite uko niko nari meze kumwe naryamye mishyamba niko nari nkimeze muhanuzi yari yambwiye ngo nturye ntunywe ntukarabe utarasoza gukiranuka kose ese wowe ujya wumvira Imana ku gipimo kingana iki wowe ibyo Imana ikubwika gwa condition uzihagararamo ku gihe gipimo cyangwa mu kihe kigero nazihagazemo neza ndangije araza haleluya ndashimira Imana ko yumva gusenga ya mirimo yose twajyaga dukora ituvunye tukihana amabwiriza tukavuga ngo none dukora akazi kose kuva mu gitondo kugeza ari mugoroba uwo munsi siko byagenze igikorwa Imana ihagazemo igikora neza igikorwa Imana irimo kigenda neza byagenze neza haciyeho nk'ibyumweru bitatu numva ntangiye kugenda mera ukuntu byarangiye uwo mugoroba bimeze neza turinda tubwira burira cyane tugeza mu gihe cyo kurya turarya birarangira turongera turaryama akazi kose karakomeza ariko haciyemo ibyumweru bitatu ko bwakenge ku kazi nawe akajyamo sinaba ngisibye akazi kari gutangira kuri 2 z'ukwa kabiri turangije hashize nk'ibyumweru bitatu ndabyibuka nari mvuye ku kazi ari nimugoroba nka saa moya saa 2 numva meze ukuntu kubi numva biri kumpumurira numva ntago nzi muri quartier abantu bahateka nkahita amenya ngo kwanaka hano batetse ibi hano batetse ibi hano batetse ibi donc impumuro z'ibyo kurya zikagenda zidistenga zitandukanya buri hantu haba namenya ngo kwanaka barari iki ejo bari iki ndavuga ariko mu ndange ndumva nazo ukuntu bimeze merekeze tujye kwa muganga twagiye ari muri weekend ariko wa gatandatu washize ibyumweru bitatu ubwo urumva ari mu matariki nka 20 ukurikije ku itariki ya mbere amasengesho aho nayaviriyemo kugeza muri 21 cyangwa 2 tujya kwa muganga tugeze ndamubwira rero hari ahantu hari umuganga nakunze wambereye umugisha nawe najyaga nkunda kujya kwivurizaho niyo twabaga twatakaje ibyiringiro mu mutima niwe twajyaga kureba katuganiriza kadukaruma kadukonsora tugataha twishimye rero numvaga ari we nshaka kujya kureba ngo andebere ikibazo mfite mu nda ko numvaga wagira ngo ndwaye nk'inzoka ibintu bituma nduka ibintu bituma mpumurirwa cyane n'ibiki twagiye kuri plateau mu mujyi arakavuriro keza kahaba ndangije umudokiteri twagamurindwa Patrick niwe wahakoraga ndahamusanga twe twavuganye imbere yuko tujyayo dusanga yahageze akinkira muri ecography haleluya yarambwiye ati Stella we haguruka ushima Imana yawe bya bindi yarabikoze ubu ndabibonye neza uratwite akajya kozaho kuri ecography kwa kundi bazunguza akantu akambwira ati reba birebe dore ngakari akantu gatoya cyane Mana yo mwejo narapfukamye manuka ku gatanda narindi ho ndapfukamankira amavi hasi Imana icyubahiro n'umutware turishima turira amarira y'ibyishimo ndagushimira Imana yo mwijuru ko yumva gusenga ubwo uko kwezi batugutangiranye ibyiringiro kwezi kwa kabiri kutubera umugisha kutubera uburyohe kwa gatatu kuragera kugeza ubwinda guhera ifite ukwezi guhera nasama kugeza mbyaye babantu bambazaga impamvu z'ibyiringiro ntitwigeze tubonana bari bakirimo gutekereza ko bategereje ya tariki nababwiye ngo umwaka utanka iki gihe ndabyibuka iyo bakeneraga kunsuna nababwiraga ngo simpari nagiye mwivuga butumwa nkareba aho mbabwira rimwe na rimwe nkakora n'ibyanka n'ababeshya ariko numva ntashaka kubonana nabo ndashima Imana ko yumva gusenga igitondo kimwe ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 narabyutse muganga twe twarabivuganye nagumye kwikurikiranishya bigeraho basanga mfite umwana mu nda munini w'ibiro 5,800 sinshobora kumubyara neza aba program operation narabyutse rero kuri 20 z'ukwa 10 2012 njya kubagwa haleluya
Imana ishimwe. Uwo mwaka sinzawibagirwa, nabonye amaboko y'Imana, nabonye imbaraga z'Imana n'ubushobozi bwayo. Ngezeyo nitwaje ibintu byose, urumva nawe umuntu wari utegereje imyaka 6 nari nahinze nahashye, mbese numvaga atari nge wabona. Banjyanayo rero, umwana baba barambaze bamunkuyemo, umwana ararira, numva kwisi n'iryo jwi numvise rinezeza. Nubwo iyo umufite mu rugo ari rukumva urababaye, ariko iryo jwi ry'uruhinja rura kwa muganga numvise riryoshye. Nabireberaga mu gitaro umwana wanjye nkajya mubona, nkabona n'umwana mwiza utagira uwo wasa kwisi. Ndashima Imana yampaye umwana w'umukobwa. Akimara kuboneka, umutwari yahamagaye babandi, arababwira ati madame arabyaye, tubyaye umwana w'umukobwa, turi ku bitaro ibi n'ibi, karibu no kuza kunywa igikoma. Mana yo mwijuru. Abo bantu bumvise iyo nkuru baramanutse bagaba igitero bose. Bahageze bashyize amaboko hasi n'amavi, baravuga batumva, ibiganza babishyira hejuru, baha Imana icyubahiro, amavi bayashyira hasi, baravuga bati nta wera nk'Uwiteka. Haleluya. Baravuga bati Imana yo mu ijuru niyo yonyine ishobora byose. Natwe twabera mu muryango tubyaye umukobwa, tubonye umwana w'umukobwa, baravuga bati iki ni igitangaza. Mbashimiye Imana yo mu ijuru yangiriye neza, kama umwana w'umukobwa muri icyo gihe, kandi kamuha mu gihe gikwiriye, ntari natakaza ibyiringiro, ntari nava mu byizerwa, ntari nareba mu zindi nzira ahari aho mwebwe abantu bandi bakeka ko umwana yava, ntari nahajya uretse gusenga, uretse kwivuza ndetse no kwizera. Nibyo byampesheje urubyaro. Mbashimiye Imana, ngira ngo nawe ugitegereje, ngusabe kwihangana, ngusabe gukomera, ugwize ibyiringiro, umutware umukomeze, umudamu umukomeze nimba ari we wacogoye, mbese umurememo icyizere, umubwire ngo Imana yahaye Esther umwana, nawe izamuguha. Imana yumvise Esther aho yari atarafite icyo gusubiza, ikamubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe nawe izakuremera umunezero w'ibihe byose. Imana iguha umugisha kubwo kwizera no kwiringira itabasha kubeshya, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana ibaha umugisha.